hanze h'amaso ni ikibazo cyo muri Kongo. Nubwo navuze ko ntari butinde kuri Kongo, impamvu hanze amaso muri Kongo ni FDLR n'indi mitwe iri muri Kongo ishobora kuvanga na ADF kubera urabona ko red hari connection. Ibyo tubihanze amaso. Ariko twarazimu bashya ariko uri mwagiye mureba ubundi bo nshaka gushota ni nkamwe kandi so yode bitedawe kandi umbabarira ntunzamura isukari ode ko mbona utarwiyambitse habaye ariko wagize ngo abantu baka ntibana banaruhutse ariko ibaza aho bigeze umuntu asangira umugabo na nyina murumva ibyo ari ibintu kweli ugiye hehe ngiye kureba mama ryamanye n'umugabo ye bari kwa mama wanje nyine cyane rwose n'ubusize se hamusanga se harwo baza kuri amakuburiri bwanjye none wakwikomeje byibuze ode ariko nyumvira wakwikomeje kwizo nkuru twazirambiwe uziko numiwe jewe reka nkubwire Yasire kanengere nkifurize ikaze wowe bana natwe mu biganiro bitandukanye bya buri munsi tugenda tukugezaho urwaye utameze neza reka tukubwire ngo uyu munsi beshaka kuba byanze ariko ejo bikaba byakemera. Mu ijambo rikomeye cyane Perezida wa Repubulika yagiye agaragaza ko mu by'ukuri ingabo za ONU nta kintu na kimwe zirimo kumara muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Wajya kureba ugasanga miliyari 40 z'amadolari y'abanyamerika ari yo mafaranga akomeje kugenda ashorwa muri aba bantu. Ahangaha akaba harimo kugenda yibaza ati mu by'ukuri baje gucunga umutekano wuhe, ese icyo bazanye ni igiki, icyo baje gukemura ni igiki, ariko ugasanga ngo barabungabunga amahoro. Ngira ngo ibingibi byose nibyo His Excellency Paul Kagame agenda agarukaho agenda yibazaho. Ngira ngo ahangaha byagiye bigaragara cyane aho M23 bagiye bayishinze u Rwanda bagenda bavuga ko M23 ari abasirikare ba RDF ariko mu by'ukuri abafite ikibazo banga kugikemura. Ngira ngo twavuga ko ari nk'ubunebwe cyangwa se twavuga ko ari nk'inda nini kuko mu by'ukuri iyo ufata abene gihugu ukavuga ati abangaba ntago ari abene gihugu ahubwo ugatangira kubita yandi mazina birumvikana ko ahangaba biba byajemo iyindi sura. ikibazo ufite ni iki burya usanze turyamye usanze hagara umuhamwe mwana we utaza kwicara hano usanze turi gukora iki ndakubwira uri wabashasi cyo kira hasi wabaye iki wagize icyo kibazo. Ngira ngo wajya kureba ugasanga amafaranga igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kigenda gitanga ugasanga mu by'ukuri bayateranyije yari amafaranga yavamo ikintu gifatika. Ahangaha rero Perezida Paul Kagame akagenda avuga ati nta kintu baza gukora habe na kimwe namba, nta kintu MONUSCO irimo gukora hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Wajya kureba ugasanga nyamara amafaranga akomeza gutangwa ngayo batanze mu bitangazamakuru bijya muri 13 harimo 7 binakomeye mpuzamahanga. Wajya kureba ukareba nka TV5 Monde, wajya kureba ukareba nka Al Jazeera ndetse wajya kureba ugasanga ibindi binyamakuru bigiye bitandukanye ukavuga ati mu by'ukuri igihugu cya Kongo gifite amafaranga yo gupfa ubusa. Wajya kureba ukareba abo birirwa bishyura yaba ba Wazarendo, wajya kureba ugasanga abacancuro, wajya kureba ugasanga Afrika y'Epfo. Mu by'ukuri ni abantu bafite amafaranga ariko niyo waba ufite amafaranga ntabwo igihugu kiba gifite amafaranga yo kumena, amafaranga yo gupfa ubusa ku buryo buri muntu wese aza akiriraho uko yiboneye. Ibi ngibi rero yongeye kugenda abigarukaho aho yagiye avuga ati mu by'ukuri murimo murafata abantu mukirirwa mubazerereza, mukirirwa mubica, mukirirwa mushyira mu migezi, akibaza ati ibi bintu ni ibiki. Ariko akagenda avuga ati MONUSCO yaje kubungabunga amahoro aho imaze imyaka ijya muri 24
mu gihugu cya Kongo ukibaza bano bantu baraza gukora iki. ngira ngo byagiye bishyirwa hanze aho bagiye banavuga bati Colonel Nanga, ukajya kureba General Sultan Makenga, ukareba abantu bagiye bashyirwa ku rutonde kugira ngo babe bashakishwa, kugira ngo babe bakicwa, ugasanga amadolari bagenda bashyira hanze, ayo yose ari amafaranga yakaba yazanwamo imbere akaba yakora ibikorwa bikomeye. Ariko ngira ngo Colonel Nanga nawe yaje gushyira hanze itangazo aravuga ati mu by'ukuri nawe ugomba kuba wanted ugashakishwa, hanyuma natwe mu by'ukuri tugashyiraho ayo mafaranga. Ngira ngo ahangaha rero niho babishya bishyira iteka ryose iyo umuntu arimo kugenda ashaka kuzanamo ubusambo, ashaka kugira ngo arye wenyine, ibi ngibi ntago bijya bimukundira. Ahangaha rero Perezida Kagame bagiye bamwataka bagenda bamushinza ko M23 ariyo iri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko nyamara akagenda agaragaza ko FDLR yakoze genocide, yagiye ihungiye mu mashyamba ya Kongo, nyamara mu by'ukuri akagenda anabigaragariza amahanga, ariko bakabyirengagiza. Ahubwo ugasanga barimo baragenda bafata ibyemezo, ngaho bahagaritse inkunga, ngaho bahagaritse umubano n'ibindi bihugu bigiye bitandukanye. Ngira ngo ibi byose rero ubusanga ko haba harimo uruntu, ubusanga ko harimo ikintu twavuga ko ari nka ruswa, kubera ko ugiye kureba ugasanga nk'amafaranga uyu nguyu Kisekedi yahaye Amerika kugira ngo ibe yamanura intwaro, kugira ngo ibe yamanura za kirimbuzi, kugira ngo zize zishwanyaguze M23. Ariko niba mubyibuka neza ubwo barimo kugenda barwana muri Goma, nyamara ntago ari M23 bari barimo kugenda barwana nabo, kuko wagiye kubona usanga iminwe y'imbunda bayerekeje i Rubavu, barangije bariho barasa. Bivuge ngo rero nizi mbunda arimo kugenda ashaka ko Amerika imuha, ntago nshidikanya ko n'ubundi izi mbunda zitaza kurasa ku Rwanda. Niba mwarabibonye neza, abenshi bagiye bavuga bati se uyu muntu urimo kwerekeza imbunda mu Rwanda ubundi ari ikibazo afitanye n'u Rwanda, ikibazo kagifitanye na Kongo, kuki arimo kwirengagiza yarangiza agafata imbunda akazerekeza i Rubavu, aho abaturage b'u Rwanda bagera muri 16 baje kuba bitaba Imana kubera biriya bisasu. Ibi ngibi byose ngira ngo ntacyo bigeze babikoraho. Ngira ngo mu kiganiro nigeze kuba nkora, ngira ngo twagiye tubona aho igihugu cy'u Rwanda kigenda gitabaza kigira kiti nyamuneka igihugu cya Kongo kirimo kirabangama, kirimo kiraduterera ibisasu mu gihugu, kandi nyamara mu by'ukuri twebwe ntago dushobora kubashorotora. Ariko ugasanga mu by'ukuri nta kintu barimo kugenda babivugaho, ugasanga no baricecekera, ugasanga nta gisubizo bafite. Ariko nyamara bakaba barajwe ishinga no kujya kurya ibirombe byo muri Kongo, kujya kwishakira amadolari. Wajya kureba ugasanga South Africa irimo irishakira biriya birombe, wajya kureba muri Amerika ugasanga barishakira biriya birombe, ariko ntago baraje ishinga no kuba bashaka amahoro, no kuba bashaka ikibazo kiri hagati y'ibihugu byombi kugira ngo babe bagikemura, ahubwo inyungu zabo. Ngira ngo ahangaha Kisekedi niwe ufite igisubizo cyonyine, cyo kuba yahagarika imvururu, cyo kuba yahagarika amakimbirane, cyo kuba yahagarika ubwicanyi burimo kugenda buba muri Kongo. Kandi mu by'ukuri wajya kureba abarimo kwicwa, wajya kureba barimo guhohoterwa, wajya kureba nyamara abantu barimo kwirizwa ku gasozi, ugasanga n'abene gihugu b'abakongomani ngo nuko bavuga ururimi rw'ikinyarwanda. Ese turibaza kuvuga ururimi rw'ikinyarwanda nibyo bishobora gutuma umwene gihugu abagicibwa? Ese kuvuga ururimi rw'ikinyarwanda nicyo gishobora gutuma umwene gihugu yicwa? Ese kuvuga ururimi rw'ikinyarwanda nicyo gishobora gutuma umwene gihugu yamburwa uburenganzira? Twarabibonye kenshi aho bagiye batwikirwa, turabona kenshi aho bagenda bicwa, turabona kenshi aho bagenda bahutazwa bazira ko bavuga ururimi rw'ikinyarwanda, bazira ko barimo guharanira uburenganzira bwabo. Ngira ngo ahangaha ku muntu ugira umutima wa kimuntu, ku muntu wabyaye, ku muntu warahiriye imbere y'idarapo akemerera itegeko nshinga ko iryo tegeko azaririnda, ntago yakabaye ari hohotera. Ngira ngo rimwe na rimwe hari ibintu tuzajya tugenda tuvuga tukabivuga tuzi ko ari imikino, ariko mu by'ukuri ibintu bikadukurikirana. Ariko ugasanga iri imbere y'idarapo, njyewe runaka ndemerera ibi n'ibi, nyamara n'imbere ngaho ibi ngibi byose leta izabimbaze, n'Imana izabimbaze, ukabivuga uryarya Imana. Ariko ibi ngibi ntago bijya bikunda, kuko y'Imana yanze akajagari,
ikanga kavuyo ibi ngibi byose bihagarika mu gihe gito. Ngira ngo aha ngaha rero u Rwanda rwagiye rusubiza Kongo rugenda ruvuga ko mu by'ukuri rudashobora kuba rwabatera, nubwo Kongo yirwa ihagaba ibitero. Wabonye indege zagiye zigwa ku kibuga mpuzamahanga cya Rubavu, aha ngaha ngira ngo mwarabibonye, mwabonye ibisasu bagiye batera mu Rwanda ariko bakagenda babisubizayo. Biriya byose ni ubushotoranyi, biriya byose ni ukugira ngo bahangane, ni ukugira ngo mu by'ukuri bagaragaze ko ari abantu bafite imbaraga, kandi buriya ufite imbaraga wakabaye ubigaragariza mu bushobozi, aho ushobora kuba wakicarana n'abo mufitanye ikibazo mukaba mwagikemura, ukaba wakicarana n'abenegihugu bawe ukaba wabahumuriza, ukaba wareba impande zose zishoboka, ukaba wakemura icyo kibazo wowe ubwawe ufitanye nabo, ariko utagiye guhangana nanone nabo. Kuko iyo ugiye kureba usanga igihugu cya Kongo aricyo gifite bino bibazo kandi nacyo kigomba kubikemura. Rero iyo ugiye gusaba n'imbaraga cyangwa ugasaba na sapoti, uba ugomba kubisaba wigengesereye, ukabisaba nyine witonze kugira ngo niba unasaba uhabwe. Ariko kuvuga ngo urajya gusaba, ujya gusabisha ikindi gihugu werekana ko igihugu ari cyo mwanzi wawe, kandi mu by'ukuri aho urara ntago ariho kirara, aho uba ntago ariho kiba, ndetse nta nubwo muhujije n'imico, ntimuhujije n'ibikorwa, ariko ugasanga iki gihugu kirambangamiye. Rero ibi ngibi mu gihe byose bitari byarangira, nta munsi wa rimwe ibi ngibi bizigera bishira mu gihugu cya Kongo. Ngira ngo rero ibi ngibi byose biraterwa nuko iyi ngiyi M23 yaje kuba yemererwa ibiganiro, ariko bikaza kuba nyamara bifeyaringa, bakaza kuyima ibiganiro. Nyamara yari yarekuye bimwe mu bice yari yigaruriye, hanyuma Kisekedi akavuga ati bino bice ubwo rero babirekuye, reka twongere tubyatake, ndetse n'ibiganiro bari bagiye gukorana bikarangira byanga. Ari naho M23 yaje kubivuga ati aha ngaha rero n'ubundi nta kintu turi buze kuba dukora, twari tubyemeye tuzi neza ko tugiye mu mahoro, tugiye kuganira ibintu by'abagabo, none by'ukuri babonye ibice twari twafashe tubirekuye, barongeye bagize gute, barongeye barabyatatse. Aha ngaha rero niyo mpamvu M23 irwana umunsi ku munsi, yiteguye kuba yanakuraho n'ubuyobozi bwa Felix Antoine Tshisekedi. Ngira ngo rero ukomeze kuba natwe mu biganiro bitandukanye byo munsi tugenda tukugezaho. Wakoze subscribe, reka tugende tugushimira. Imana y'amahoro ikomeze kugenda ikudera umugisha, nako tukureka kugenda ukurikirana filime minsi iri imbere, tugiye kugenda tukugezaho. Ni Jean Marie Vianney witonze, ni Light Media TV.